Ubu buryo buragufasha cyane igihe telefone yawe ikwereka ko yuzuye, utabasha gufata video yawe, utabasha gufata amafoto yawe bitewe nuko yuzuye kandi ibintu byuzuyemo utabibona. Wasibye ama video, wasibye amafoto, ama audio wasibye, ariko telefone ikagomeza kukugaragariza yuko icyuzuye, mbese bikakuyobera. Ubu buryo ujya muri application, ujya hano muri serivisi za application, ugakanda kuri application wumva yuko umaze igihe ukoresha, ugakanda ukagumishaho, ukinjira kuri storage cache, hanyuma ukaba ariho wemeza, ugahita usiba serivisi zose. Bahita bakwereka umwanya uriho, wamara kubisiba bakakwereka umwanya usigaye. Ubu ni bwo buryo bwa mbere bukwereka neza ukuntu wasiba umwanya wa telefone yawe uko biturutse mu application ukoresha, ariko noneho nawe ntumenyana umwanya wagiye, kandi ari application wakoresheje kenshi, ikaba irimo ibintu byinshi wakoreyeho bipakiyemo. Uhita ukanda kuri app info. Umaze kugera hano kuri app info, uhita wemeza. Wamara kuhemeza, reka twinjireho neza noneho ukurikire. Uyu umaze kugera kuri app info, ukazamuka ukajya kuri storage, nihanganeho gatoya ndagira ngo dukurikirane. Noneho ira serivisi reka tuyireke tujye muri setting. Noneho tugeze muri setting, uhita wandikamo app. Umaze kwandikamo app, bakuzanira serivisi nyinshi, ugahitamo app list cyangwa ugahitamo app manage bitewe na telefone uburyo yanditsemo ama application yayo. Iyo umaze guhitamo iyo serivisi, bahita bakuzanira ama application menshi ari muri telefone, ugahitamo see all, bakakwereka iziriho zose. Ubundi ukagenda ukanda kuri buri application imwe wumva ukoresha cyane, cyangwa se application nini ubona yaba ifite umwanya munini utwara wa telefone ku buryo itabasha kuba yakora izindi serivisi. Ibyo ngibyo bishoje ikintu ahangaha wemerewe no gukora, ushobora no kuba wahita ukuramo iyi application mu gihe ubona utakikeneye. Hari application ugomba kuba ufite muri telefone y'ingenzi ku buryo nyine uyikenera igihe icyo ari cyo cyose, ariko hari na application iba iri muri telefone umaze hafi nk'ukwezi cyangwa amezi abiri utayikoresha. Application nk'iyo ibikurira umwanya wo gusa muri telefone. Icyo ukora nayo uyikora uninstall. Urabona nk'iyi ngiyi ninjiyeho, urabona umwanya ifite gigabyte n'ibice 50, ni umwanya munini. Duhita tuyisiba, uhita clear gacena, ubundi ukayisiba. Aho ngaho umwanya urabona ko uhise ugabanuka cyane, uhise ugera kuri 138, kandi yari kuri gigabyte irenga. Uvuga no kuri telefone umwanya uhita uboneka ku buryo wafata video, ku buryo wafata amafoto bitagoranye. Rero iyo abaye application menshi afite umwanya urenga. Ibyo byose niko bigenda bikuzuza telefone yawe, wowe kagira ngo telefone yarapfuye, ikuzura maze ubundi nayo ikagenda buhoro buhoro, ku buryo uvuga ati iyi telefone nananiye ngiye kuyigurisha. Nyamara biturutse kuri aka kantu gusa wagakoze, ukongera ugakoresha telefone yawe neza witonze cyane. Ariko ahangaha witonze application ukoresha buri nka WhatsApp uburyo ikoreshwamo, cyangwa Facebook cyangwa YouTube, iyo bigenze kuriya bisaba kongera kwinjizamo imyirondoro. Akaba ariyo mpamvu usabwa kwitonda cyane kugira ngo ibyo bintu nubibona bitaza kukugiraho ingaruka mu gihe utabasha kubisubiramo ngo bisubize ku murongo. Nimba ari ugushyiramo kuri WhatsApp nimero, urongera ugatangira bundi bushya ugashyiramo nimero ukoresha kuri WhatsApp. Nimba ari Facebook, urongera ugashyiramo amazina cyangwa nimero cyangwa password, byose ukabishyiraho kugira ngo wongere uyikoreshe. Ariko hari application ukoresha zitabisaba,
izo ngizo nazo urabikora, ariko no kugira ngo telefone igende buhoro cyane biturutse kuri iyo serivisi wabikora. N'ubundi ibyo ngibyo kubyesitaramo uba warabyesitayemo na mbere, kongera ukabyesitaringa bundi bushya birashoboka cyane, nuko bikora.